Bibiliya iravuga ngo iyo abanyabyaha mu migani ngo iyo abanyabyaha bagwiriye ngo abakiranutsi bararenganywa. That's dictatorship. Bibiliya ikavuga ngo aho umukiranutsi ategetse aba igihugu kigwa neza. That's leadership. Ahubwo this person is ignorant. Atekereza yuko gukorera Imana ari ukuvuga Jesus agiye kuza abantu mwihane. Bibiliya iravuga ngo ikintu cya abantu buriya nta nubwo bazi ukuntu nahagaritse kuvuga ubutumwa. Rimwe nagiye Ruhengeri Musanze, hari itorero rya Restoration naryo rimwe ku preachinga, nangira gusengera abarwayi, umugore anzanira akana, nkarebye arambwira ko karwaye, ko mu by'ukuri kari karwaye bwaki. Uyu mwana ntabwo akeneye amasengesho, akeneye guteka imboga, shaka amata, uhereze uyu mwana. Icyo ni ikibazo cy'ubuyobozi, ni ikibazo cyo kujijura abaturage, nibyo ndimo. Urumva ubutumwa bwiza, it's not about going to heaven. Ubutumwa bwiza kuba uriho nonaha umeze neza, ugakiranukira Imana n'abantu. Bibiliya iravuga ngo Yesu yakuze ashimwa n'Imana n'abantu. Uriho urumva hari ikibazo, ubukoroni bwazanye idini mu buryo bw'amafuti, bica abanyarwanda, bisigara abahigwa bahungira mu nsengero, bikageza kuri ba bandi bitwa ba Matayo, ba bandi bitwa ba Yakobo, ba bandi bitwa basenga Imana ya Isirayeli, batema bagenzi babo amajosi kuri aritari, s'il vous plaît. That's the dangers of the religion yazanywe n'abakoroni. Iyo ni ahantu ihuriye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Sinzi ako kantu kukumva. Turacyafite ibibazo by'abantu bumva ko gukorera Imana ari ukwirirwa mu rusengero. Turacyafite ikibazo cy'abantu bumva ko gukorera Imana ari ugukurikiza gahunda zose z'urusengero. Bumva yuko turacyafite ikibazo cy'abantu bamwe bumva yuko niba bamutumiye mu muganda yumva ari iby'isi, ahubwo yicara apfukama imbere y'igishushanyo cya Mariya, tutazi niba ari na Mariya wenyewe by the way, kuko icyo gihe kamera yari itaraba invented, hanyuma bakagisenga ngo ni Mariya. Turacyafite abantu b'abaprofeseri bize birirwa bagenda bashushanya mu muhanda bikoreye umusaraba ngo bari mu nzira y'umusaraba. Ariko ikibazo cyari gihari cyane, mu kibazo byari bangamiye abanyarwanda, nta nubwo ari ubuhake, kuko ntabwo hahakwaga abahutu gusa, n'abatutsi barahakwaga. Na Mutara Rudahigwa yajyaga yirahira ko ari umuhutu wa runaka, wigeze kumuhaka. Uwagiraga Imana mu Rwanda yabonaga umuhaka. Bicaga incabwenge z'abahutu b'abanyenduga bari mu butegetsi bwa Kayibanda. Yego. Yego, abakunzi ba Nation Radio no kuri turabashimira cyane ku rukundo mukomeje kutwereka, ubutumwa muduha turabubona, ndetse n'ukuntu mudukurikira. Turi kumwe n'umusesenguzi wacu Mugabe Bob. Mugabe, umeze neza? mbirimo ndi hafi kumera neza. Gahunda vision ni ukugira ngo umere neza, uburyo abantu bambaza icyo kibazo batazongera kukimbaza, bazayabibona bakabona ko meze neza, badataye umwanya wo kubaza. Impamvu bimbaza muri icyo kibazo haba harimo gushidikanya nawe utekereza ko nameze neza.
Ah. ariko gahunda ni ukumera neza. Muga hari initiative twatangiye, ni igitekerezo cyawe ndanagushimira kandi urakoze cyane kugira ngo mbaze niba ameze neza. Okay. Ubwo nanjye meze neza. Meze neza ariko ndacyafitemo urwikekwe. Urwikekwe ruri kuvoma he? Isi ntabwo iringaniye. Yigeze iringanira se? Ku bandi ariko kuri jyewe ntiraringanira. Nyagasani arakube hafi kuko ndabizi yakubaye hafi inshuro nyinshi. Muga hari ibitekerezo byinshi twakiriye kuko initiative yawe ndanagushimira yo kunyuza amaso mu bitekerezo abakunzi bacu bagiye batwoherereza tukabisubiza hanyuma tukabibaha. Hari ikiganiro turetse kwa uploading kivuga ko bitango ni mu rubyiruko rwakomotse ku baparime Hutu. Hari aho wavuze ku birebana na conflict hagati ya Nduga na Kiga, hari n'ubutumwa dufite niho buri kuva. Hari kuko hari aho wavuze kundiringaniza ryaje rizanywe na Habyarimana, hari wanditse ngo Muga iringaniza ryari ryiza. Ni gute se? Komeza. Arashimangiye igitekerezo cyarangiye ati iringaniza ryari ryiza. Of course urumva haherereye. Ashigiye abari barifite. Ariko icyo ryari rigambiriye twese turakizi, ni ukugabanya abatutsi kugira ngo ntibajye mu mashuri no mu kazi. Niba kuvuga ngo byari byiza urumva haherereye. Urumva rero ni muri icyo kiganiro cyo twavugaga harahamye yuko ari ukuri n'abo bana bagihari biniheritinze political ideology yo kwanga abatutsi from their grandparents and parents. Hanyuma ati Mr. Mugabe yakabanje kutumenyera impamvu bavuga ko abanyabutare bavukana atatu. Byaje bite? Bivuze iki? Ryari? Byemerejwe he? Ingero zabyo ni izihe? Ese baramutse bayavukana byaba bitwaye iki? Byamara iki? Ese Mugabe yemera ko environment umuntu akuriramo hardship imugiraho uruhare mu mitekerereze ye, gukura no gukoresha ubwenge, gukura k'umubiri, isura y'uruhu, kwera no kwirabura, imico n'imigenzo, and so forth. Mr. Mugabe azi abitwa abasoga bo muri Uganda uko bafatwa, kuki? Harimo ukuri cyangwa ntako? Azi abakaramoja bafatwa gute, kuki? Abitwa Wahaya ba Tanzania azi ko bafatwa muri Tanzania, kuki? Azi ko se na Muzehe Nyerere yabavuzeho? Mbere yo guhinyuza ibintu nka bino biba byiza kubitekerezaho deeply, nta marangamutima ajemo. I Butare, i Gikongoro, mu Mayaga hamwe na hamwe no mu bice bimwe by'iyahoze ari Gitarama hahoraga inzara, amasambu mato cyane, amapfa n'ibindi. Umuntu ariko akubwira iyo nzara yatangiye ku butegetsi bw'Uganda, ntabwo ari no ku gihe cy'Uganda, nta nubwo ari ku gihe cya Kayibanda, ni igihe cya Habyarimana. Kwa Kayibanda nta nzara bari bafite. Za Gikongoro na he kareka. None se ahubwo se ndumva icyo ashaka kuvuga, arashaka kuvuga yuko sinzi niba urumva yasasiraga icyo agiye kuvuga ati umuntu ukuriye mu buzima nk'ubwo ntukeke ko ubwenge bwe businzira, ko yicaraga agatuza akigumira muri comfortable zone, ahubwo ubwenge bwe burakora cyane no muri iyo process yo gukora bukanakura cyane. Rimwe Perezida Museveni yaravuze ngo brain is like a muscle, the more you use it the more it grows both in strength and in size. Ubwenge twese turabuvukana ariko exercise dukora zituma ubwa bamwe bubyimba cyane ubundi bukagwindira. Ati same on hypothesis. This is my hypothesis. Ariko urumva hypothesis ye ishingiye ku kuvuga yuko abantu bakuriye muri hardship bakunda kugira ubwenge bwo kwirwanaho. I agree with that. Ariko hari ibintu byo bita ibitwererano. Ibyo bintu byinshi byo kuvuga abanyenduga n'abanyabutare bavukana ngahe byaje ku butegetsi bwa Habyarimana. Yego. Of course policies zari ziriho kubera amakimbirane ya Nduga na Kiga, byatumye hagenda hafatwa policies zimwe zifata abanyenduga
n'abanyabutare nk'abantu b'indyarya, nk'abantu badakora kandi bakora, ntibanabahe n'ifumbire, ahubwo ubutaka bukava bugakayuka, bakibanda ku buhinzi muri za Ruhengeri na Gisenyi na Byumba, ukabona hari gahunda yenda kumera nko kubakenesha, ariko bakamenya kwirwanaho mu bucuruzi, bakabona kwirwanaho n'iki. Yego bamwe bagenda babita ngo ni abahanga, ariko ni abahanga kubera ntabwo ari ubuhanga. Buri muntu wese wagize hypothesis ye ndayemera, abantu bose babaye mu buzima bukakaye baba abanyabwenge, you use it. Urumva, ni nk'uko sinzi ko wari wafungwaho, ariko jye narafunzweho. Iyo ugiye muri gereza ukaryama ukagira gute, biroroshye cyane kubaho, kuvamo warahumye utabona. So you need to exercise, ukicara ahantu hirengereye, washaka ukajya ureba ahantu kure, ukahatumbera kugeza witegereje ikiriyo, amaso ukayakoresha. You exercise your eyes, you exercise your brains. Aho kugira ngo umare umwanya ukina igisoro cyangwa uri mu biki bikurangaza, shaka ibitabo usome, shaka biga indimi, wiga izindi ndimi, shaka ikindi kintu cy'umwuga cyakongerera ubumenyi. Don't accept your brain to sleep, don't accept your eyes to go blind. Kandi make sure uzagaruke muri society uri sharper than ukuntu wagiye. Make sure bafunga umubiri ariko be gufunga ibitekerezo. Don't lose hope. Make sure yuko ibyiringiro byawe na hope n'icyizere cyo kubaho, utajya muri gereza ngo ube depressed nkaho kirangiye, ahubwo use it. So nanze urugero rwa gereza nk'imibereho mibi. So ahantu hose wajya you use it ukabaho. Ibyo byose hagenda habaho ibitwererano by'abantu bakuriye mu buzima bubi ariko bakirwanaho. I agree with that. Ariko na cyane cyane ababibitaga ko ari abanyabwenge n'ibiki byose bafatiraga kuri bya bindi Kayibanda yavugaga yuko abanyenduga, nubwo Kayibanda bizi neza ko bamwe bemeza yuko yaturukaga za Rusizi Cyangugu, za Cyangugu, yari umunyacyangugu, ariko yibrandingaga nk'umunyagitaramo. Hari icyo nanone bivuze, kandi nabo byatumaga abakiga batabizera, kuko abanyagitaramo bavugaga ko batujuje ubuhutu, ahubwo ari ibivange by'abahutu n'abatutsi. Ndi gutyo. Hariho ibitwererano, hariho ubuzima bubi. Abasoga nta buzima bubi babayeho, abahaya nta buzima bubi babayeho muri Tanzania, ariko ni abahanga. By the way, abacaga babarusha ubuhanga, ni nabo bakize cyane muri Tanzania, kandi baba hano uruhande rw'uyu musozi wa Kilimanjaro. Ako ni abacuruzi bateye ubwoba. Njya muri Kenya, abantu babayeho b'abahanga cyane b'abacuruzi bateye ubwoba ni Abakikuyu, ariko nta nubwo bahejwe inyuma, bose barabatinya. They are so powerful muri capital, mu bintu by'ubucuruzi. Uburyo na Kenya ishatse hajyaho umuperezida ushaka kubacecekesha no kubigizayo mu bucuruzi, ikonomi ya Kenya yakorapsinga. N'izi za KCB ziri muri Congo, ziri mu Rwanda n'ahandi hose ni izabo. Abantu benshi batuza ama petrol station, amabanki muri Tanzania ni abacaga. Abahaya yego bagerageza gutegeka, ariko cyane cyane mu bintu by'ubucuruzi abacaga bararenze. Abagande mu bucuruzi bararenze. Abagande nuko mwebwe muvuga Abagande, Abanyayuganda bose mubita Abagande, ariko hari Abagande bo mu bwami bwa Uganda, Abagande bafite umwami wabo. They are very business entrepreneurs. Bakunda kugera economic muscle. Urumva, n'abahimu ubu ngubu yego banyuze mu bintu bikomeye, ariko nabo lifestyle yabo kubera ko yari ya nomade,
Karamojyo bagenda eh, ubu ngubu Museveni niwe wabahaye gutuza. Tujye mu Bakaramajongo bo mu majyaruguru ya Uganda. Abakaramajongo nabo they are nomads, akenshi bambara ubusa. Uganda bitwa, bagira n'imvugo ivuga ngo if you wait for Karamajongs to develop. Actually iravuga ngo don't wait for Karamajongs to develop. Niyo uvuze ikintu kitaza bahita baca umugani, kuko babaraga abantu batari develop. Ariko niba hari abantu baba ubuzima bugoye n'Abakaramajongo, ariko do they have even any aspect of life of the country in Uganda aho bafite imbaraga? No, they don't. they don't. So kuba muri hardship byonyine ntibihagije kugira ngo ugire ubwenge, ahubwo no kuba muri hardship ugashobora kuyigiramo ubwenge, nibwo bwenge. Nabyo ni ubwenge. Hari ikiganiro cyo twavuga ku birebana na Habyarimana na Kayibanda, ibibazo byabaye, hari ku munota wa 33 wugize gutanga uvuga ukuntu Habyarimana yishe abanyenduga benshi. Hari uwavuze ati ati si ibyo uvuze twabyita jenoside yakorewe abanyenduga kuko byujuje etape zose za jenoside. Ariko ntabwo bishe abanyenduga bose like abaturage. Bicaga incabwenge z'abahutu b'abanyenduga bari mu butegetsi bwa Kayibanda. Yego. Bivuze ntabwo byashoboka ko yakitwa jenoside. Habaye iperereza tukareba neza yuko yushije izo etape zose. Hari abakunganiye ati important Kayibanda ari umunyacyangugu, ntabwo yavukaga mu Nduga rwose. Ndabizi cyane, ariko yibrandingaga nk'umunyenduga. Umvuye ukuntu avuze ngo birababaje kuba kuvuga amateka tutazi, none se ntabwo wabivuze mu kiganiro warabisobanuye ibyo bintu usobanuye n'uyu munsi? Ntabwo jewe urumva ngiye nkorera abaturage, abantu muri rusange, hariho abashima hariho n'abadashima. Buriya akazi nkora kameze nk'ako umucefu wo mu gikoni, ateka ibiryo wakodaringa, bamwe bakaryoherwa abandi ntibaryoherwa. Hari indi uje ku kiganiro twakoze ku birebana no gushinga ubuyanja kwa Bizimungu. Aravuga ati Mugabe urumva uvuga ukuri ko amateka yacu utandukanye cyane nazo kabisa. Zo inyine ramwe inkotanyi ngo mbizi zazisobanura. Ati amashina yawe ati naho Bizimungu pastor yihangane izisi inkotanyi, ahubwo ni inkotanyi avuga ko hano navuze izisi inkotanyi yazisuza atazizi, ngira ngo arasoye ko nkeka ko biba bisobanuye. Ariko inkotanyi ntabwo ikibazo ari ukuvuga ngo yazishyizemo atazize nk'aho ari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi. Mbese ngo kuvuga ngo Bizimungu yishinze inkotanyi, mbese bya bindi bavuga ngo inkotanyi ngo kuri bo ni abatutsi. Ariko no, na Kayumba na Rudasingwa na Gahima batandukanye n'inkotanyi kandi ari abatutsi. So ntabwo abahutu aribo bagirana ikibazo n'inkotanyi gusa. Ibyo ngibyo byari bw'ubuyobe bukomeye cyane, no kudashishoza bikomeye. Uyu nibyo yarashatse kuvuga. Ati atwandikiye ubutumwa bw'igitabo kandi abantu benshi batazi amateka cyangwa batayasoma bajya bibeshyaho. Ntabwo Mutara Rudahigwa yaciye ubuhake kuko yabishakaga. Ati hoya sibyo. Ati muri 1948 hari komisiyo y'akanama ka Nations Unies gashinzwe uburenganzira bwa muntu, yari yo kari kohereje aba experts mu Rwanda, basanga hari ikibazo cy'ubusumbane kigaragara ko abahutu bari barasigaye inyuma, ndetse bategeka Ababiligi ko mu Rwanda hagomba kubaho emancipation hutu, nuko babyise. Byafashe igihe mu bishyirwa mu bikorwa, bishyirwe mu bikorwa. Cyakora Rudahigwa yarashyize ava ku izima, niko guca ubuhake mu buryo buri formel, nubwo byakeje kugira resistance mu batware bamwe na bamwe. Niyo mpamvu igihe cya Kayibanda Gregoire na bagenzi be bandikaga manifesto yabo, yanze kwivuga izina, bavugaga bati nimudusangize ku byiza by'igihugu. Bahuye n'intagondwa z'abatutsi babavaniye inzira ku murima, basubiza mu nyandiko ziswe inyandiko z'abagaragu b'umwami, aho bababwiraga ko abagira ibyo
abagira ibyo bagabana ari abafitanye isano y'amaraso. Uyu uramusubiza iki? Ngo Rudahigwa ntabwo ari we waciye ubuhake. urumva uwo muntu mbaze mushimire cyane nubwo nazi izina rye, mbanze mushimire cyane. Yitwa byihore Byusa Mbarushimana Jules. Jules ndagushimiye cyane, ariko amateka uyafatiye hagati. Ikibazo cyari gihari mu Rwanda ntabwo cyari ikibazo cy'ubuhake, cyari ikibazo cy'ubusumbane, kandi ubwo busumbane bwarakozwe deliberately n'iby'Ababiligi bategekaga umwami. Bo bafashe gahunda baravuga bati abahutu mu bintu by'ubuyobozi babivemo. Iyo ni gahunda y'Ababiligi. Gahunda y'Ababiligi. Now mbere y'uko akanama ka Loni kaza hari uwagatumije, kuko mbere ya 48 muri za 47 hari haje batumije reportuwa wa Loni wo kurwanya akarengane, ngo icyo gihe babyitaga akarengane n'imiyoborere myiza. Ari umwami wamutumiye amwereka ibibazo bihari, ibyo arimo gutezwa n'abakoroni. Ageze yatanga raporo muri Loni. Loni yohereza group of experts bafaminga ibyo umwami arimo kuvuga. Umwami arangije abishyira mu bikorwa, ariko Ababiligi banyura ku ruhande bashaka uburyo babikore, bahagurutsa bakayibanda bababwira ngo hakenewe emancipation y'abahutu. Ntabwo ari gutyo, kuko Rudahigwa ibyo yavugaga ni bimwe. Mu ibaruwa ye yoherereje reportuwa wa Loni mbere y'uko aza, yari yo kumubwira ngo harimo ibibazo by'ubukoroni burimo guteza, kandi burimo burateza ibi bintu nibikomeza bizatuma abaturage batwivumburaho, kandi niho ndabitegekwa n'abakoroni. Ikibazo cyari gihari cyane mu kibazo byari bangamiye Abanyarwanda nta nubwo ari ubuhake, kuko ntabwo hahakwaga abahutu gusa, n'abatutsi barahakwaga. na Mutara Rudahigwa yajyaga yirahira ko ari umuhutu wa runaka. Wigeze kumuhaka? Uwagiraga imana mu Rwanda yabonaga umuhaka, kubera ko yari projet de société, yari uburyo bwa governance ariko bwo kubanisha abaturage, kandi abaturage bose bari babanye neza. Kandi ikibazo cyo guhakana bwahakaga umuhutu gusa cyangwa umututsi gusa, oya, kandi Abanyarwanda bose bahakwaga ku mwami, kandi umwami nta bwoko yagiraga. Mu kumurahiza kugira ngo umwami yagombaga kugira indahiro ya mbere yo kuva mu bututsi akava no mu buhutu n'ibindi byose, kuko Abanyarwanda bemeraga yuko umwami ari ubahuza n'Imana. No mu mico yabo, tuvuge nk'ubu Mugabe, bemeraga donc ku muntu musubize mu muco wa kera ho gatoya, bemeraga yuko mu muntu nkanjye Mugabe hari abasogokuruza barindiwe muri jye, narabigusobanuriye ubushize. Hariho n'abazankomokaho barindiwe muri jye. Nari mfite inshingano zo kubaho neza nkabana n'abandi neza, kugira ngo abo bantu bose barindiwe muri jye baba amahoro. No mu gihe nagiraga ibibazo cyangwa se nk'ibyago, niyo mpamvu bajyaga kubaza umupfumu ngo apfumure muri iyi si tubona ajye mu isi y'umwuka, ababwire ninde mukurambere ufite icyamurakaje, bamukubwira ukamuterekera, nawe akaba amahoro, nawe ukagubwa neza. Bakanakubwira n'umubano uzabyara, uyu nguyu niko bizagenda gusa, kuko bose bavugaga ko barindiwe muri wowe kugera ku gisekuru cya 4. Na nyuma y'igisekuru cya 4 nibwo igihugu cyose twategerezaga igihe habaga himye umwami
wo bw'izina rya Kirima cyangwa Mutara kugira ngo yime. Ni uko habaga umuhango wo kweza igihugu, babanzaga kweza imitima, bakeza ingoma n'ibirango by'igihugu, harangiza hakaba abaturage kwera. Buri muturage wese wo mu Rwanda yariyogosheshaga. Ubwo habaga harangije, wihangane aya ni amateka mugiriyeho, kuko ndabizi urubyiruko rw'iki gihe amateka ari aboringa, kandi niyo aba akubiyemo ibintu byinshi. Bategekaga igihugu cyose kwera, ni ukuvuga bariyogosheshaga, kandi umusatsi atari uwo ku mutwe gusa, ahantu hose hari umusatsi mwariyogosheshaga, mugategekwa no kwambara indi myenda mishya uburyo iya kera mutazayisubiramo. Habaga icyo twitaga generational shift, n'umwami wabaga wimye, kuko ibyo byafataga kugira ngo bibe bizogere kuba hafataga hagati y'imyaka 120. Kugira ngo ibyo byose bibe binakomeze uwo muhango, imyenda wambaraga ntabwo wabaga wongeye kwemererwa kuyambara, n'umusatsi wabaga ufite umusatsi wundi. Niba wari waraciye amasunzu, abakobwa baraciye amasunzu, abana bafite ibisage, abagabo baraciye. Urumva ibyo ngibyo byabaga mu gihe himye umwami Kirima cyangwa Mutara. Habagaho kweza igihugu, abantu benshi banahagarariye n'imiryango bahuriraga hamwe n'abiru n'umwami, bahuriraga mu muhango witwa kujya gusaba Imana umutima mushya. Uwo muhango waberaga kuri mu Kigali hano hirya. Icyo gihe mu bwiru babyita inzira y'ishoka. Ngo ni umuhango wabagaho ukomeye cyane, kuko umwami wabaga wimye icyo gihe, ntabwo umwami wabaga wimye icyo gihe hari bube inzira y'ishoka. Nyina Umugabekazi yaratangaga kugira ngo barangize icyo gisekuru cy'ibinyejana cy'intuza cya generation ya 4. N'abazimu habagaho umuhango wo kubihakana. Umugabekazi yaratangaga, bivuga ngo ubuzima bwarahagararaga? Ntabwo ubuzima bwahagararaga. Yego, kuri we yaratanga, kuri we yarapfaga muri make. Noneho nibwo bwabaga ubwa mbere. Barabutwaraga, yarabwitwariraga ubuzima bwe, baramunywesha akabiru. Naho ikintu nshaka kuvuga kinakomeye, habaga muri uwo muhango wo kwera, abanyarwanda babaga bemerewe kuba, tuvuge Genda Mugabe, wa Kabahigi, wa Gakwaya, wa Ruzigamanzi. Uwo muhango wageraga aho ngaho, abantu barindiwe muri iki babaga ari abo. Habagaho umuhango wo kwihakana abandi bazimu, ni ukuvuga ibindi bisekuru bituruka kuri iki, kugira ngo batangireho influence. Byabaga mu gihugu cyose. Icyo kintu nanone byanywanishaga abanyarwanda, bikabagira umwe. Hakabaho n'imihango y'ubuhake. Ntabwo ubuhake byari ugukoresha abantu uburetwa, no, you would be paid. barishyurwaga. Akenshi bahabwaga inka, bagahabwa n'imisozi, bagahabwa n'ababagaragu. Ahubwo ikibazo cyari gihari, aho abazungu bari bamaze kugeza ubugaragu, bashakaga kubuhindura nk'ubucakara, kuko babugezagaho bazana ibintu byo guhingisha abantu abayira, ibiki, kujya guhinga amakawa n'iki, for free of charge, bashyiramo n'ikivovo. Ibyo bintu nibyo byatumye muri saa 47 ine karindwi yari igiye kugera ko byabaye nko mu kwezi kwa 8 4/6, ari ubwo Mutara Rudahigwa yari arimo gutumaho uwo mureporutiwa amwereka ingorane ziri
mu buhake. Polisi y'inuza y'abakoloni, uburyo barimo kumanipira polisi zihari kugira ngo bacemo ibice banagire. Icyo gihe a group of experts ije ya UN Yego. niyo yatanze recommendation y'uko bikorwa, umwami abishyira mu bikorwa byihuse cyane. Resistance avuga yabayeho nayo, nta muntu washoboraga kuresistingira umwami. Ariko ibindi bangaga nyuma ni ibintu bya runari maze amashyaka amaze kuza, ibintu bashakaga guhagurutsa incabwenge z'abahutu yuko ngo zidemandinga yuko ngo bagabane ibyiza by'igihugu 100%. nibwo abo banuza nta nubwo urwo rwandiko ruvuga ngo rwanditswe ngo n'abagaragu b'umwami, rwanditswe n'abanyamashyaka bari mu mashyaka yanuza ya runari. Kandi runari yari igizwe actually n'imitwe ibiri n'ibice bibiri. Hariho abarunari bemeraga umwami, hariho abarunari bemeraga repubulika. Byaragaragaye no mu ntambara yabo y'inyenzi muri za 63, muri za 70 na kangahe. Ibintu byari birimo Bangurumbe, Bagasana, bamwe bateraga baturutse Kongo, abandi bagatera baturutse i Burundi. Ibyo bintu byaragaragaraga cyane kugeza n'aho bamwe bagambanirana, cyane cyane i Burundi, bamwe bakicwa n'ubutegetsi bw'u Burundi. Abamonakisite bahanganye n'abarepublicans, abashaka ubwami n'abashaka repubulika. yego. Kandi n'abo bantu basubije abo baparimehutu nta nubwo ari abagaragu b'umwami, ni abantu bo mu ishyaka rya runari, nabwo one faction. Ni igice kimwe. Nareba no mu bundi butumwa, Nta kibazo. urumva unyuzwe mu kumusubiza. Hariyo twandikiye ubutumwa burebure kweri, tubusomye cyaba ari ikiganiro cyose. Ni ubutumwa nyunganizi, gusa ni burebure cyane, sinzi ko bwose twabunyuzamo amaso. Sinzi niba ubisoma, niba wabivunagura. Reka tubivunagure. Yitwa aragarutse tena, ni Byusa Barushimana Jire. Undi tumaze gusubiza ati muvandimwe Robert, ibintu bya parimehutu n'abahutu kiganduga rwose si byawe pe, bireke na ba nyirabyo. Ati oya, nakanze ahantu atarimwo kwishimira. Kandi nawe amateka ariho arayafatira hagati. Hari ibintu bimwe abaparimehutu bangaga kuvuga bakabigira propaganda. Uwo nguwo niyo yamize, ntabwo yamize amateka. Uyu reka tumureke. Ati Bob, please share with us igitabo cy'ayo mateka, ndumva kirimo byinshi abanyarwanda ibintu bimwe yasoma n'ingaji Karinga byibuze volume ya 2 nibwo yagira ahera byibuze. Ati Gitera ntiyigeze aba perezida. Perezida yari Mbonyumutwe niwe wabaye perezida, ariko Gitera nawe yari ari kumwe nawe. Ati ibyo baparimehutu byo none se ninde wari uyoboye Aprosoma no Gitera? Yego. Si wabaye perezida se? Ati ibyo by'abaparimehutu, ati byo abaparimehutu baracyari benshi, gusa bazakomeza gutsindwa. Ati erega ntihagere n'abantu bitiranya, niyo tuvuga abaparimehutu ntabwo tuvuga abahutu. Oya. Kuko n'abahutu bose ntabwo bemera ibyo parimehutu yigisha. Parimehutu ntabwo ari abahutu. Uticara hano wumva mvuga abaparimehutu ngo nawe utekereze ngo ndavuga abahutu. Oya, ni aka extremist, ni agaparite k'aba extremist bahuta ideology bumva ko abatutsi batagomba kubaho. cyane. Haratubwiye ati Gash Bob, your history background is Nar. Ati Nduga area was Gitarama plus Butare provinces. Ati Kiga we Gisenyi n'Uruhengeri combined. Ibyo se sinabivuze. Ibi barabisobanuye rwose. Nuko namubwiye ibyo mbaye nda Gisenyi sinyivuga ko na Gisenyi yaririma, ariko ibyo birajyana. Hari waje aramubwira ati that exactly what he said boss. Oya, harimo abantu bumva ikiganiro bifitiye ibintu byabo mu mitwe, ntabwo nabibozamo none ahangaha. Uko nzajya nkomeza nkora ibiganiro bazajya byibutse niba bikurikira bumva. Ariko ntabwo wareba ikiganiro urimo koza amasafuriya, urimo guteka ibiryo. Akenshi abantu bo muri diaspora ntabwo baba bafite n'abakozi babibakorera. Umwanya abona wo kumva ikiganiro akabifatanya no koza amasafuriya no kwitekera akawunga.
gusa ubwo umuntu yazakurikira ibyo mvuga byose. shana batangiye ikiba cyaba baranatukana Nta kibazo yewe nuka nta kibazo ati bigusomere soma rwose hari ikiganiro waduhaye udusobanurira ku ntambara yabereye Kisangani. Hari uwaje avuga ati Mugabe ni papeti bamwita Hene. nta kibazo ni papeti wandese. Erega ikibazo batumvikana ni iki? Kuki bumva navuga amateka mu njyana yabo bashaka mvugire nose ndi papeti wande tuvuge ko ndi papeti ariko nawe ntabwo bivuga ko atari papeti. Ubwo ni ukuvuga ari uwashyigikiye nje ndavuga ibintu uko mbizi nawe niba afite ibye ukunda abizi nawe nafate kamera nawe namubwira iki muzamushake nawe cyangwa muzaduhuze mu kiganiro. I don't care about that. Kuko urumva abantu bakiga kuganira batangira batukana cyane cyane iyo badafite ibitekerezo. So I don't care. Ibyo ngibyo ntabwo bitaho umwanya. Hari utubashije ati Mugabe atukora iki mu buzima busanzwe? Ndi umunyamategeko. Ndi umunyamategeko nkora cyane ibintu bya investigation. Ati abantu banenga Uncle Mugabe burya kunenga usebya psychologically aba ari negatively and pessimist, ariko ngo uguhiga ubutwari muratabarana uwo azashinge uruvugiro cano nawe avuga ibyo anenga abantu bamubwira negative and positive sides ze. Ibyo ni uruca abana, ariko ikigaragara wasanga hari abandi bajya biruka bashaka gusiga igicucu cyabo. Aba avuze akantu gakomeye. Wasanga hari abantu bashaka kwirukanka basiga igicucu cyabo. Can you do that? Wasiga igicucu cyabo keretse izuba ryarenze. Nabwo ntihabura aka reflection gato kacyo. Ati hello Mugabe, ati nifuza ko wazaduha ubusesenguzi ku ntambara ziri kuba muri iki gihe ubihuza n'uko umuntu yabitandukanya. Ati no kuba 90% zidaterwa n'ubwiyongere bw'abantu mu gihugu cya gross market place borders. Ati urugero Israel versus Palestine, Ethiopia, Eritrea, Sudan, Russia, Ukraine, DRC, Burundi, M23 uzaba ukoze cyane. Okay. Ibyo ngibyo uzagitegura. Okay. Ati hari igihe wari uri gusubiza ku bitekerezo umuntu usize ikibazo yakubajije avuga ati ibyo ni ibisubizo by'abantu bahakana bakanapfobya jenoside. Hari waje avuga ati well explained Mugabe, you are a wise analyst. No? Ati nyuremo vuba wakagombye kuba wabyegeranyije iby'ingenzi. Ati u Rwanda for sure rwicwa n'abazungu, uyu rero niwe umwe muri bo tu. Ati uyu urebe niba badasubizanya cyangwa se iki, urebe ibifatika. Ati iyo aba abantu bose bameze nka Mugabe pe nyuma y'imyaka 20 twaba tumeze nka United States. Si ngombwa ko tuba igihugu kinini nka United States ariko abantu byibuze bajijutse. Ikibazo cyo mbona muri United States abantu bo muri United States bararushaho kuba injiji cyane uburyo. I was there in the United States by the way. Nanigiye no kuri University of South Florida, St. Petersburg. Abenshi anaganiriye nabo kandi bo ku makaminuza kuko nazengurutse states zigera ku 8 mvuga ku ma universities atandukanye yo muri ayo ma states. Yaba ari State University ya New York, yaba ari California, yaba ari Florida, yaba ari abantu benshi bumva ko Afrika perezida wabo ari Mandela. Afrika ni igihugu gifite perezida witwa Mandela, kuri bo ntabwo arapfa. Muri abo bantu bumva yuko Kenya ari game park, bumva yuko Nigeria ari ari nk'umujyi ukomeye wo muri Afrika, mbese umeze nka Los Angeles, mbese nka Sacramento. By'ukuri aba bantu bari primitive. Uzi ko bamwe
uzareba hariho n'umutipe ukora utuntu akadushyira kuri YouTube. abaza abantu utubazo. Akambaza utubazo tworoshye, akambaza na state, akambaza ati iyo state se ati is that a country, tubanza iba muri Afurika, n'amakuru bafite. Ariko babaza umuhanzi, bazi indirimbo yasohotse, n'umuhanzi washwanye n'umugore we n'icyo bapfuye baba babizi, ariko ubumenyi rusange ntabwo. Zero. Hatangiye kuba ikibazo nka US mu bantu b'abahanga bazi imibare ku isi. US igeze ku mwanya 43, yarahoze iri ku mwanya wa 2. Igihe kimwe igeze no kuyobora urutonde rw'isi rw'abantu b'abahanga b'abanyamibare. Bari kugenda basubira inyuma. Ubu ngubu igeze ku mwanya 43 niba atari 47. Ni ikibazo gikomeye. Ati abanyamerika ntabwo bakinganga, ntabwo bagikanganye cyane. Vuga reka turebe no kuri ubu. Ati none se abo mudahuje ibitekerezo byose baba ari abajenosideri? Oya, ibyo se rigeze mbivuga. Oya, ariko umuntu tudahuje ibitekerezo, icyo ari kuvuga ni igitekerezo yigeze gutanga, aravuga ati iki ni igitekerezo cy'abajenosideri bahakana, baba bari guhakana. Hari umuntu wabivuze. Of course rega biterwa, turatandukanye ibitekerezo kuki. Niba uvuga ngo turatandukanye ku bitekerezo ushyigikira double genocide, ku bitekerezo uvuga yuko nta jenoside, ku bitekerezo uvuga yuko ngo jenoside ngo yakorewe abahutu na jenoside yakorewe abatutsi iriho, of course you a genocide denier. Actually you're a fucking idiot. Twagiye. Ati mugabo uvuze ukuri. Ati nawe uri muri runari, ikaba runari se ko ryari ishyaka. Urumva jewe se wakira muri runari gute? Rega ziri za propaganda z'abayoboke ba Nahimana. Runari baba bavuga abatutsi. Rega turabazi, naho kwihisha bafite rega naho. Aravuze ati Mugabe ukwiye gusubira ku isoko ukegera Imana. Ati kera najyaga nuvuga ijambo ry'Imana neza, none winjiye muri politiki, kandi politiki iyo iva ikagera ni ikinyoma kitavangiye. Rero rwose itandukanye n'ibidatandukanye ejo Yesu atazagusanga muri uwo mwanya. Ati tandukanye n'ibidatunganye ejo Yesu azasanga muri uwo mwanya. Thank you. Abihurije ku gitekerezo watangiye. Turi hahandi uvuga ku by'amadini, uvuga ati iyo bavuze ibidasobanutse ndaguruka nkigendera. Okay, reka mbaze gubwira. First of all, uwo muntu yanyumvishe mvuga ijambo ry'Imana. Nge nemera yuko nibyo mvuga none hari ijambo ry'Imana. Ahubwo abandi bakagombye kuvuga amen. Ariko dore ikibazo kirahanga. Batekereza ko politike ari byo umuntu yihimbiye. Yego. Ibintu byo kuyobora abantu, ibintu byo guhuza ibitekerezo n'abantu, ibintu byo ibintu bijyanye n'imiyoborere, actually bituruka ku Mana. Bibiliya irabivuga. Bibiliya iravuga ngo iyo abanyabyaha, mu migani, ngo iyo abanyabyaha bagwiriye, ngo abakiranutsi bararenganywa. That's a dictatorship. Bibiliya ikavuga ngo aho umukiranutsi ategetse aba igihugu kigwa neza. That's leadership. Ahubwo this person is ignorant. Atekereza yuko gukorera Imana ari uko vuga Jesus agiye kuza abantu mwihane. Bibiliya iravuga ngo Bibiliya ivuga ko turi abafatanyabikorwa mu mushinga w'Imana. Imana yemera ibitekerezo byacu. Imana ntabwo ari Imana ya Jesus and Holy Spirit gusa. Nuko uwo mwuka utuma mu byo mvuga abantu babyumva bakagwa neza. Abacamanza bagaca imanza zitabera, abategeka bagategeka neza bagenzi babo. Urumva nk'icyo ikintu cya abantu buriya nta nubwo bazi ukuntu nahagaritse kuvuga ubutumwa. Rimwe nagiye Ruhengeri Musanze, hari itorero rya Restoration nari ndimo preachinga, nangira gusengera abarwayi, umugore anzanira akana
mwarebye arambwira ko karwaye, ko mu by'ukuri kari karwaye bwaki. Uyu mwana ntabwo akeneye amasengesho, akeneye guteka imboga, shaka amata, uhereze uyu mwana. Icyo ni ikibazo cy'ubuyobozi, ni ikibazo cyo kujijura abaturage, nibyo ndimo. Urumva ubutumwa bwiza, it's not about going to heaven. Ubutumwa bwiza kuba uriho nonaha umeze neza, ugakiranukira Imana n'abantu. Bibiliya iravuga ngo Yesu yakuze ashimwa n'Imana n'abantu. Urumva hariho ikibazo, ubukoroni bwazanye idini mu buryo bw'amafuti, bica abanyarwanda, bisigara abahigwa bahungira mu nsengero, bikageza kuri ba bandi bitwa ba Matayo, ba bandi bitwa ba Yakobo, ba bandi bitwa basenga Imana ya Isirayeli, batema bagenzi babo amajosi kuri aritari, s'il vous plaît. That's the dangers of the religion yazanywe n'abakoroni. Iyo ni ahantu ihuriye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Sinzi ako kantu kukumva. Turacyafite ibibazo by'abantu bumva ko gukorera Imana ari ukwirirwa mu rusengero. Turacyafite ikibazo cy'abantu bumva ko gukorera Imana ari ugukurikiza gahunda zose z'urusengero. Bumva yuko turacyafite ikibazo cy'abantu bamwe bumva yuko niba bamutumiye mu muganda yumva ari iby'isi, ahubwo yicara apfukama imbere y'igishushanyo cya Mariya, tutazi niba ari na Mariya wenyewe, by the way, kuko icyo gihe kamera yari itaraba invented, hanyuma bakagisenga ngo ni Mariya. Turacyafite abantu b'abaprofeseri bize birirwa bagenda bashushanya mu muhanda bikoreye umusaraba ngo bari mu nzira y'umusaraba, ariko batanga amanota amwe arimo corruption. Turacyafite abacamanza bitabira isabato ariko baca imanza z'akarengane. Turacyafite ubukristo bw'imyambarire n'imivugire kurenza imikorere. Cyo kintu manganye nacyo cyane, ndanacyanga mu buzima bwanjye. So tell that guy to go to sleep. Okay. Komeza. You guy go to sleep. Ati murakoze cyane kandi Mr. Mugabe ndamukunda kubera independent mind. Gusa ngewe ikibazo mbona kiri ku banyamakuru b'Abanyarwanda. Ati mu by'ukuri aracyari urugendo rurerure mu buryo abanyamakuru b'Abanyarwanda bumvikana nk'abantu badafite amakuru ahagije, biba byarabaye cyangwa kuba bibera hirya no hino ku isi, kandi ari bo bashinzwe gutangaza amakuru kandi bafite ubumenyi, ubushakashatsi n'ubusesenguzi buhagije, noneho bikabaha confidence mu mwuga wabo. Kandi haba hari umutumirwa bakiriye, bakaba biteguye neza bihagije kubaza, ntibumvikane nk'abari naive kuri audience yabo. Urakoze cyane, ni ukuri ibi ngibi ni ukubikosora. Ati muraho neza One Nation Radio. Ariko urumva aho ngaho ikibazo kinahari. Okay, that's a fair comment, jewe ndayemera, ariko ikibazo kinahari cyane, ubwoko bw'itangazamakuru burimo kuvuka muri iyi minsi buratangaje. Hasigaye havuka abanyamakuru ubona bari ku cyiciro kimwe n'abahanzi, bari ku cyiciro kimwe. Ubona abanyamakuru basigara abasitari, kandi ubundi mu gihe cyacu cyaraziraga ko umunyamakuru akomera kurenza inkuru. Cyaraziraga. Aho ubu ngubu usanga umunyamakuru ari celebrity ukaze. Ibyo bintu nogeye kubibona muri Amerika. Umunyamakuru ukabona umunyamakuru is a huge celeb. Mu itangazamakuru birabujijwe. Ikikugira celebrity is your story. Niyo babajije mu itangazamakuru, he's a powerful journalist, bakavuga that's a famous journalist, bakambaza what is his story, tubwire one of your story, bakayigugoringa bakareba capacity to tell the story
depends the information and skills you have. ku makuru n'ubumenyi ufite. Ibyo bintu nanjye ndabibona ni ikibazo cy'abanyamakuru bo mu Rwanda, either bamwe babaye abanyamashyaka kurenza na perezida na chairman w'ishyaka, abandi babaye aba celebrity bateye ubwoba, babaye aba star, abandi babaye kugira ngo uzabone abanyamakuru babandi bo twitaga abanyamakuru biragoranye cyane. So ibyo rero biterwa, kandi ntekereza ko byazanywe na social media, byazanye n'imbuga nkoranyambaga. Muga ndi kukwihutisha unyihanganire iminota iri kugenda. Ati muraho neza One Nation Radio. Ati mbwirira Mugabe uti humura, aba bagutuka banatesha agaciro ibitekerezo byawe niba abandi badaha agaciro ibitekerezo bizima, twe turakumva kandi ibyo uvuga birubaka kandi biratanga isomo pe. Asante ni sana. Arakoze cyane, mubwire ko namushimiye. Uyu nawe aragushimira, uze kumusubiza, rega mujye mwinterakitinga nawe. Utanze igitekerezo cyiza mu mushimire, utazi igitekerezo kidasobanutse umubwire uti bisobanure kurushaho, kugira ngo ubutani tujya mu gusoma ibitekerezo tube dufite ibitekerezo bicayuye biri ku murongo. Yego. Ati Mugabe always interact with them. Mugabe akunda Uganda agatinya Kigali. Bisigure ko Kampala imuhaye ubuzima yakimukirayo kandi yavuga Kigali nabi. Okay, uwo yabishingira ku kisi tuvuge mu kiganiro twakoranye mvuga ku ruzi, wavuze ku ntambara yabereye Kisangani. dore se araho byagaragaye ko gunda Uganda cyane gatinya Kigali. Okay, that is also an idiot. Tuye tubyoroshye. Is an idiot. Dukomeze. Ati Kabila yasize kuba yararwanye atumva impinduka ya Afurika kuri stili cya kiganiro. Okay. Niko abyumva, ndabyubaha cyane. Reka dusoreze kuri uyu nguyu nkunda ibiganiro byawe, ariko gabanya ibi ngibi yarabivuze ko nge gabanya icyongereza nzakigabanya. Okay, ariko idiot sinarindi ijambo ry'Ikinyarwanda mfite. Dore n'uyu nawe yagututse. Nta kibazo, yanutse ngo iki? Ati nanga imbwa ngo bwacya ngahura nazo. Ati Victoire mujye mumureka, arashaka ituze mu Banyarwanda bose. Nta kibigaragaza, namereze icyo ati bindi ona amacakubiri mwe mwamamaza. Ni twese tuyamamaza. None se iki nambwire ingingo eshatu zonyine zigaragaza ko Victoire ashaka ituze mu Banyarwanda. Nanjye ndajya mu ngingo ndatanga impamvu eshatu nshingiraho vuga yuko ibya Victoire bitari mu ituze. Eshatu, imwe ndayishingira mu byo yavuze, indi nyishingire mu mateka ye, iya gatatu mbishingire kuri current status. Nta tuza ashakira Abanyarwanda. Ubwo nawe andika muri comment werekane tuza ashakira Abanyarwanda. Nanjye nerekane, uzambaza ubutaha aho mera ngaragaza ko adashakira ituza Abanyarwanda. Ati Mugabe Kongs, ndagukunda cyane, nifuza ko waduha amakuru yawe bwite. Winjiye mu gisirikare ryari? Arabishakira iki? How was your long journey with RG in RG? Arabishakira iki? So ujye bitubwira. Nabayeyo, ariko rigobwa ngo ujye kuvuga use byamumarira iki? Wewe wabimuha byamara kumugira nzabyandika mu gitabo. Akamenye cyo bimumariye. Nzabyandika mu gitabo. Gusibya oya, nanjye byayo byose ntabwo hari amakuru bwite y'umuntu. Sindi bwo gutanga resume yanjye ngo ndasaba akazi. Nategereze nzandika bibliography yanjye nange profile yanjye. Ariko ndabona abantu bashobora ku ruhande rwayo. Ati Mugabe avugisha ukuri, abashaka kudusubiza mu moko ntituzabemerera kuko bari gukoreshwa agashaka buhake. Ibyo ndabyemera 100%. Nta n'ikigaragaza ko Umututsi ari umuhanga kurenza Umuhutu, nta n'ikigaragaza ko Umuhutu ari intwari kurenza Umututsi. Abantu bose nibicishe bugufi bakorane, ni Abanyarwanda. By the way, nzi na famiye zimwe, one family hano Gahanga, ndahabona hano umugabo umwe bafatirangamuntu yiyandikishije ko ari Umuhutu, murumuna we yiyandikisha ko ari Umututsi, sibyo? Umukuru we wiyandikishije nk'Umuhutu yisanga muri jenoside aranayikora cyane, arashishikara. Murumuna we ari mu bamushinjije
kandi bose ari abatutsi. uzi ibintu by'abahutu n'abatutsi ni ibintu by'ubugoryi bwandaje cyane. Biranatangaje kubonaga abanyarwanda dusubiranamo ngo kubera umwe afite izuru rirerire irindi rigufi. Bigutwaye iki se umwe afite rinini naho ryaba ringana na shampoma bigutwaye iki? Wowe wa gatoya se uri maze iki? Like do you get paid at the end of the month? Nyuma y'ukwezi bakwishyurira kubera ko ufite akazuru gatoya? Ibyo ni ibintu by'umucucu. Tugomba kuva mu bintu biri primitive. Primitivity mu Kinyarwanda narayobewe ukuntu bayita. Muri comment bazambwire primitivity mu Kinyarwanda. Bapfa kubihuriza ku bintu bya kera. Oya, ni ibintu by'ubupeiza. Ni ibintu bya kera basogokuruza bakibaza amabuye kugira ngo muri Stone Age. Niyo Moyen Age mu Gifaransa. Yego mugarika. Ese uragira ngo sirabashimira. Reka tugutange. Oya. Tugushimire. Kunanga no kugira ngo ngiye gupfa. Niguri ubwami niguri yatangaga umuntu. Ndagutanze. Mu Kinyarwanda amagambo ahuza inyito. Oya iyo gito yo ishingiye gutanga ngushobora kugutanga kugera ku kazi. Bangutanze. Ushobora kugutanga gutanga igitekerezo. Ntabwo ari ubwo. Ubwo menye ntanze mbere yawe. Ushobora kugutanga kugera ku murongo usoza turi mu isiganwa. Ariko ngubu unanze mu ruyo rwe. Ngiye kugutanga kugushimira. Okay. Iyo ugarukiza gusa ngo reka gutange aho ngaho wari kuba ugore ikosa nabo. Turagushimira cyane kandi biba bituvuye ku mutima pe. Murakoze cyane. Imana igumugisha. Kandi abadukurikira ndabashimira cyane. Comments zanyu ziha agaciro gakomeye kuko niho honyine mfite mvuganira namwe. Ngiye niganiriza nimutange comment nabansa n'umusazi. Iyo mutanze comment ni abariyo feedback babivuga ko narimwe kwivugisha nk'umusazi. So murakoze cyane murakarama. Imana ibahe umugisha. Nawe Imana iguhe umugisha mugabe.